Isomo ryacu ry'uyu munsi turaganira hejuru y'ijambo umukristo, turebe uwo ari we, icyo Bibiliya ivuga ku mukristo. Turaza kuganira aya magambo dushaka gusubiza bimwe mu bibazo mu buryo bw'ijambo ry'Imana abantu benshi bibaza hejuru y'umukristo uwo ari we muri kino gihe. Ese umukristo ni uwabatijwe? Ese umukristo ni usengera mu rusengero runaka? Ese umukristo ni uwuhe? Dushake ibyanditswe byera dusome kugira ngo tuje kumenya umukristo uwo ari we, kuko muri kino gihe abantu benshi bafite izina ry'uko ari abakristo nyamara akaba atari bo. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire hejuru y'umukristo, umukristo uwo ari we, icyo Bibiliya itubwira hejuru y'umukristo, kugira ngo dukure urujijo mu bantu, kuko abantu muri kino gihe bafite urujijo rwo kumenya ninde mukristo ninde utari we. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 6. Aho niho tuje gusoma ijambo ry'urufatiro. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo, kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Amen. Dusubiremo, kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Amen. Ijambo rya mbere duhereye kuri kino cyanditswe, turabona kuko hari abantu bahamagariwe kuba abakristo. Abakristo ni abahamagariwe kuba bo, kubera kuko hari abantu bari mu madini, mu matorero, baboneka mu materaniro bagakora ibitandukanye, abantu bakagira ngo ni abakristo, ndetse hakavuka intambara zidatuza za bamwe biyita abakristo n'abandi batari bo. Bibiliya ikaza kutubwira ngo nyamara hari abaseseye muri twe rwihishwa. Mu bakristo harimo abandi baseseyemo rwihishwa, ndetse Bibiliya ikavuga kuko muri abo harimo abambaye impu z'intama nyamara ari amasega aryana. Bikaza kutwereka neza kuko mu itorero, mu materaniro y'abakristo haba harimo abandi biyita abakristo nyamara atari bo. Bibiliya ikaza kutubwira ngo muri abo ngo bakora byinshi bisa n'iby'abakristo, ndetse ngo bazasatira irembo binjire no mu rurembo aho umwami w'abami ngo azaba ari. Bibiliya ikatubwira ngo azababwira ngo nimuva aha mwankozi z'ibibi, ngo sinigeze kubamenya, kuko bazaba bamubwiye ibyinshi bakoze mu izina rya Yesu. Bitwereka kuko abantu benshi bakora byinshi mu izina rya Yesu bidasobanuye kuko ari abakristo. Kuko umuntu yobwiriza, agasenga, agahanura, agakora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi ibyo zose akabikora mu izina rya Yesu, ariko Bibiliya ikaza kutubwira kuko mu munsi w'imperuka bazabwirwa ngo igihe cyose bakoraga ibyo Yesu ntiyigeze kubamenya, kuko ngo abakristo barabihamagariwe. Ijambo rivuye kutubwira ngo muri abo ngabo bahamagariwe kuba abakristo namwe murimo. Reka nkubwire ngo mwene data, kuba umukristo si iby'abamwe, si ababyiyitirira, kuko hari abantu babigize ibyabo. Hari abantu bumva kuko
ari ibyabo, bagasa nkaho babiranguye ni ibyabo bitari iby'abandi. Ndetse mugabo ugasanga nkaho babifitiye n'umutima utari mwiza, bagasa nkaho bise ba runaka abakirisitu, nkaho biba bibatesheje agaciro. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo namwe murimo, namwe muri abo babihamagariwe murimo. Yewe mupapa nawe mumama, yewe musore w'umukobwa nawe w'umuhungu, muri abo urimo. Ntihakagira ababigira ibyabo ngo wumve kuko wahejwe nta ruhare ubifitemo, kuko mu bo Yesu yapfiriye nawe urimo. Imana ya Isiraheli ishimwe yuko nawe urimo, nanje ndimo, natwe turimo, nabo barimo. Ibyo byahamagariwe benshi bazizera izina ry'uwo Mwami. Bibiliya ikaza kutubwira ngo muri abakirisitu, byanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 23, haravuga ngo muri abakirisitu, ngo na Kristo nawe ni uw'Imana. Turi abakirisitu kuko tumwizeye, kuko tumukorera, kuko twamumenye. Kandi ijambo rikatubwira ngo umuntu wese watura ko Kristo ari umwana w'Imana azakizwa. Muri abakirisitu, Kristo nawe ni uw'Imana. Kuba uwa Kristo ntibyagira uwo byagahejwe, kubera kuko nta ruhare tubigiramo kugira ngo umuntu abe umukirisitu. Ndetse iyo ababyoka avuye ku bantu bigatangwa n'abantu, hari abo bitokagezeho, kubera kuko benshi mu babitanga ahari bogize nkuzi. Ndetse muri kino gihe hari abashumba benshi, hari abakomeye benshi, hari abapasitori benshi, hari abavuga ubutumwa benshi. Bavuga ubutumwa baraza bashaka gucira abantu iteka, ndetse bashaka kugira abantu kuko bose baremewe kuzarimbuka. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo muri abakristo, na Kristo nawe ni uw'Imana. Reka nkubwire ngo mwene data, niba wizeye ko Kristo yapfuye akazuka, Kristo akaba ari umwana w'Imana, ukaba umwizeye n'umutima wawe wose, ugahindura ubugingo bwawe kumwizera, uri uwa Kristo, na Kristo nawe ni uw'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Bibiliya zitubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 26 ngo abizera benshi batangiye kwitwa abakristo hariya muri Antiyokiya, bitwa abakristo. Kristo afite abamuyobotse, kandi muri abo harimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abapapa n'abamama badasa n'uko ushaka, badatekereza n'uko utekereza. Abo bazi Kristo wenyine wabahamagaye, kuko ijambo ryatubwiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, aravuga ngo muri abo murimo. Namwe muri abo bahamagariwe kuba abakirisitu. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ibyo bidatangwa na bene wacu, ntibitangwa n'abo musheshe, ntibitangwa n'abakugenda uruhunge, bigatangwa na Kristo waje kwihamagarira indimi n'imiryango, abakomeye n'aboroshe, abakene n'abakire, kugira ngo bababe. Imana yo mu ijuru ishimwe ku bwa Yesu Kristo waje guhamagara aboroshe n'abakomeye kugira ngo bamwitirirwe. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cy'isezerano rya kera bitwaga abakiranutsi, bakitwa bera, bakitwa intungane. Ndetse dusomye igice kimwe gusa hariya mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cya Zaburi igice cya 16 umurongo wa 3, haravuga ngo abera bo mu isi ngo nibo mfura nishimira. Bwana asifiwe sana. Ariko muri kino gihe cyacu bakitwa abakirisitu. Ariko kandi abo bakirisitu bafite byinshi bibaranga.
bafite kwinshi Yesu yagiye abita amazina atandukanye asa n'ibyo bakora. Bibiliya ikatubwira ngo hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 24 haravuga ngo abakristo ngo babambanye kamere ngo niruba ry'irari ryabyo, babibambanye na Kristo. Rero tugasanga hano muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, abakristo ni abantu babambye kamere niruba n'irari, babibambana na Kristo, birapfa ku musaraba. Abo ni abantu batarangwa na kamere n'irari, ahubwo barangwa n'umwuka, kubera kuko kamere yabo bayibambanye na Kristo. Ababambye kamere bayoborwa n'umwuka, kuko kamere yabo yabambanywe na Kristo. Kandi Bibiliya ikaza kutubwira ngo hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi akavuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera zikundwa, ngo mwambare umutima w'imbabazi. Abakristo ni abantu bambaye umutima w'imbabazi, ni abanyembabazi mu mibereho yabo, bagira imbabazi, bagira impuhwe. Pawulo yongera iyo ijambo hariya mu rwandiko yandikiye Abakolosayi 3:12 aravuga ngo kandi ngo mwambare umutima w'imbabazi n'uw'ineza. Abakristo hejuru y'imbabazi bagira neza, hejuru y'ineza barangwa no kwicisha bugufi, hejuru yo kwicisha bugufi bagira ubugwaneza, hejuru y'ubugwaneza bagira kwihangana. Ibyo ni bimwe mu biranga umukristo uwo ari we, kuko dufite abantu babatijwe baba mu madini, si abanyembabazi, ntibagira ineza, ntibicisha bugufi, si abagwaneza, ntibagira kwihangana, ariko biyita abakristo, bakabarirwa mu matorero atandukanye. Kubera kutagira imbabazi bavogera uwo ari we wese, bagirira nabi kimwe n'abandi bose, bagirira nabi abakomeye n'aboroshe, ntibagira impuhwe z'uwo ari we wese, kubera kuko nta mbabazi zibabamo. Kugirira nabi umuntu ntibabitinya, gutuka umuntu ntibabitinya, kuvuga nabi ntibabitinya, kubera kuko si abanyembabazi. Nyamara umukristo agira umutima w'imbabazi, ubugwaneza no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ndi kukirangwa mu bantu. Abo bantu batarangwa nako si abakristo, kuko guca bugufi ni karaktere cyangwa se ni imiterere y'abakristo. Kugwa neza no kwihangana ni bimwe mu bibaranga. Rero si ababatijwe, si ababa mu idini, ahubwo ni abambaye umutima w'imbabazi no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Abo nibo bakristo. Bibiliya ikatubwira ngo abo hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11 umurongo wa 7, abo ngo bahawe icyo Abisiraheli batabashije kuronka, icyo Abisiraheli batabonye, ibo ngo baragihawe kuko ngo batoranyijwe. Mu yandi magambo baratoranyijwe, kubera kuko Bibiliya yatubwiye mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 1 umurongo wa 6 ngo abo ni abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Abo bahamagariwe kuba abakristo bakabitoranyirizwa, bahawe ibyo Abisiraheli bashatse ntibabibona. Muri ibyo harimo Yesu Kristo wabambwe akazuka, batizera n'ubu bibo bakaba bagitegereje Mesiya.
abo Yesu mu gihe ciwe yabise ayandi mazina. Hariya mu gice cya Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Abo n'umunyu uryosha ibibishe. Isi yuzuye ibibishe n'ababishe, ariko abakristo baryosha ababishe n'ibibishe. Ariko muri kino gihe mu madini menshi dufitemo abantu biyita abakristo batari umunyu, kuko n'abaryoshe barababisha bakabasharirisha abandi, kuko bahora bahindura ibyiza kuba bibi n'abeza bakabita babi kubera kuko batari umunyu. Imana ya Isiraheli ibababarire. Abakristo n'umunyu. Niba utaryosha ibibishe, niba utaryosha ibibishe, urwego rwo kuryosha rukaba rwarakugiye kure, nturagera ku rwego rwo kuba umukristo, kuko umukristo n'umunyu uryosha ibibishe bikaryoha, ababishe bakaryoha. Ndaguhatira muri kino gihe, muri uyu mwanya ukurikirana ijambo ry'Imana, aho ritwereka umukristo uwo ari we. Yesu arababwira ngo mwebwe muri umunyu uraryosha, ukaryosha ibibishe, ukaryosha ababishe. Ndagira ngo nkubwire ngo niba utaragera muri urwo rwego, uri kure, ubukristo bukuri kure nk'ukwezi. Ariko niba warakijijwe ukaba ubarirwa mu itorero runaka rya Gipantekote cyangwa se iryo ari ryo ryose, ndagira ngo nkubwire mwene data, umunyu uryoshe, igakuryosha ibibishe kugira ngo urusheho kuba umukristo. Iyo nuba umunyu uzaba uri umukristo, uzabasha kuryosha mu gihe abantu babisha ibintu n'abantu. Dufite abantu biyita abakristo babisha abandi, bashaririye, aho kuba umunyu babaye urusenda, babaye pima, barashaririye. Ariko ndagira ngo nkubwire, niba uri umukristo, ryoha kandi uryohesha. Ryohera abandi kandi uryosha abandi. Ariko igitangaza, uvuga kuko wakijijwe, uvuga kuko uri umukristo, uvuga kuko usenga Imana, urara mu masengesho, uvuga ubutumwa, uza hirya no hino, ariko hari abantu wabereye urusenda, hari abantu ushaririye, hari abantu wahinduye umubirizi mu bandi. Ntabwo uri umunyu kuko utarakizwa, kuko wakijijwe n'umunyu uryosha abandi. Niba hari umuntu wabashe guhindura umubirizi mu bandi, niba hari umuntu wishe, wasenye reputasiyo ye, ugasenya imibereho yiwe, ugasenya icyo ari cyo, ukabasha kumwangiza mu bandi, ukamubisha mu bandi, uri umurazi, nturi umunyu, kuko umukristo ni umunyu. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Muri kino gihe Imana ikugira umunyu. Bibiliya ikatubwira ngo ku murongo wa 14 muri icyo gice cya 5 cya Matayo, aravuga ngo muri umuco w'isi. Abakristo ni umuco umurika hose, ukamurikira bose. Umukristo iyo yamaze kuba urumuri, amurikira bose. Muri kino gihe dufite abantu bavuga kuko bakijijwe akaba ari abakristo, ariko bafite abo bamurikira, bagira udushesho. Uyu niwe yobwiriza, uyu niwe yokwerekera, uyu niwe yohanura, uyu niwe yokwegera, uyu niwe yomurikira abandi. Reka da, umve, umucyo umurikira ababi n'abeza. Niba uri umucyo, murikira abantu bose, abagenda mu mwijima boye gusitara. Abagenderaga mu mwijima beye gusitara, ubashe kubabera umuco, ubashe kubabera umuri, ubamurikire. Abatabonaga inzira, abagendaga bahutara, babashe kubona inzira aho bakurikirenge n'aho bagishinga, kuko bahuye nawe, wewe kuko uri umuco. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Bibiliya ikatubwira ngo abo ni inshuti z'Imana, ni inshuti za Yesu.
hariya mu gice cya 15 umurongo wa 15 mu gitabo cya Yohana, Yesu aravuga ngo sinkibita abagaragu ahubwo musigaye mbita inshuti. Ku murongo wa 14 aravuga ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Abo bahinduka inshuti za Yesu kubera kuko bakora ibyo Yesu yabategetse gukora. Ese niki Yesu yategetse gukora ku inshuti ziwe zakora? Ni ukwamamaza ubutumwa, ni ukuvuga ubutumwa bwiza i Yerusalemu, i Samariya, i Yudeya no kugera ku mpera. Ni ukuvuga ubutumwa i Yerusalemu, kubuvuga i Yerusalemu, i Samariya ndetse kugera i Yudeya. Birakenewe mwene data kuko uvuga ubutumwa hirya no hino kubera kuko uri umukristo. Birakenewe mu gihe cyawe, birakenewe mu gihe cyanje yuko tubasha gukora ibyo Kristo yadutegetse. Byanditse muri Matayo igice cya 28 uhereye ku 19 kugeza ku murongo wa 20, aho avuga ngo nimugende hose ku isi muvuge ubutumwa bwiza. Nta kindi twahamagariwe ni ukuvuga ubutumwa, ni ukwamamaza Yesu wapfuye akazuka. Tugenda tubwira abantu, tubabwira Yesu, abababaye tubabwira Yesu, Yesu ukiza, Yesu ukiza, Yesu ubeshaho. Iki ni cyo gihe kuko dukora ibyo Yesu yadutegetse, tukaba inshuti z'Imana kuko dukora ibyo yatubwiye. Rero dushingiye kuri ibi bice tuvuye gusoma hariya mu gitabo cya Mariko, naho haratubwira aba Yesu abari aba Kristo abari hariya mu gice c'9 umurongo wa 41 haratubwira ngo ku murongo wa 41 haratubwira ngo umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri aba Kristo ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Amen. Reka nkubwire mwene data, uwemera umuntu kuko ari umukristo, ugirira neza umuntu kuko ari umukristo, ugirira neza umuntu kuko ari umwana w'Imana, ari umukristo yizera Kristo, akorera Kristo, ukagira icyo umufashije, ukagira icyo umuhaye kubera kuko ari umukristo, kubera kuko ari umwana w'Imana, kubera kuko Kristo yamuhamagaye, kubera kuko yemera Kristo. Bibiliya iratubwira ngo uzamuha agacuma kamwe k'amazi ngo ntazabura ingororano. Hari abakristo Yesu yahamagaye tiwomuha haba n'agakombe k'amazi, ariko icyo ushinzwe ni ibihe bindi, n'iki wamufasha. Ahubwo Bibiliya iratubwira ngo hari agaciro ku muntu gusa washobora kumuha agakombe k'amazi, agacuma k'amazi, ukabasha kukamuhereza kubera kuko ari uwa Kristo, kubera kuko ari umukristo wamuha ako gacuma kamwe k'amazi. Bibiliya ikavuga ngo tuzabasha kubura ingororano. Mwene data unumva kuri uyu munsi muri aya masaha, yaba ari nijoro cyangwa se ku manywa, uhawutegera zino nyigisho, niba ubasha kwemera umwe kubera kuko ari umukristo bigahesha ingororano. Ese niba utamwemera, niba ntacyo wamufasha, niba utomuha n'amazi kubera kuko ari umukristo, ahubwo aba kumufasha, aba kuba wogira icyo umumariye, aba kuba womuha ku gacuma k'amazi ukaba wakora ibindi binyuranye no kumugirira nabi. Ese niba umugiriye neza kuko ari umukristo azahabwa ingororano, ese wewe umugirira nabi, wewe umuvuga nabi, wewe umugirira nabi, wewe umutekerereza nabi, wewe umutega imitego, wewe umurwanya, wewe umwangiriza, wewe umutuka, wewe umutukisha, wewe urema imitego kubwe, bizakugendera gute? Bibiliya iratubwira ngo ushobora gukora bene ibyo agatunga urutoki intore z'Imana abayikoze mu ijisho ryiwe. Nicyo gituma nkubwira ngo abakristo b'Imana, Imana ibitayeho. Abakristo b'Imana, Imana ibararira ku ijoro. Abakristo b'Imana, Imana irabarwanirira. Abakristo bayo,
Imana ibitayeho, Imana ibararira ijoro n'amanywa, kuko biri batubwira ngo Uwiteka Imana niwe mwungeri wabo, ntizihunikira ntisinzira, ahubwo ihora iri maso ku bwabo. Nicyo gituma nangiza kubwira ngo mwene data w'umukristo, mwene data shigikira umukristo, mwene data iyunge nabo, mwene data ihuze n'abera b'Imana, b'inshuti zabo, ganira nabo, bisunge, kubera kuko bafite icyo udafite. Niba utari umukristo, hindukira ubewe, nimba uri we ihuze nabo. Umuririmbyi yararirimbye ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana ngo be kugwa mu cyaha ngo babana amahoro. Kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha ngo babana amahoro. Icyo gituma norangiza kubwira ngo Imana yo mu ijuru ikwiteho, Imana yo mu ijuru igufashe urushaho kumenya umukristo uwo ari we, umenye ko umukristo uwo ari we, ninde mukristo ninde utari we. Ikindi cyongeyeho, Imana yo mu ijuru igufashe gutahura, kuko saba mu madini, saba ririmba, saba bwiriza, saba ko ibitangaza, sibo bakristo, ahubwo nabera imbuto, abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Imana ituganze, Imana igukomeze mwene data, turabasuhuje tubifuriza ibyiza aho muri hose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen.